Big time mumeze mtaho muri hose nizere ko mumeze fresh nta kibazo na gito mugiye mufite tukaba tugarutse rero tugiye kwiganirira Faustino, that's my name, you understand. Nizere ko mumeze fresh tugiye kubana namwe muri aka kanya kabisa. Uyu munsi rero nkuko mubyumva iyo nje ndi hejuru mbanje mu cyitwa showbiz amakuru y'ibyamamare y'abastar. So kuri ubu ngubu rero ho tugiye kugarukaho bamwe bamwita Jobel cyangwa se Ngabo Meddy, yose ni amazina yiwe, nubishaka umwite Meddy, Mr Akaramata, Mr Slowly ni nande mazina menshi. Uyu ni umuhanzi rero w'umunyarwanda watangiye kuririmba mu myaka ya za 2008 hano mu Rwanda, n'umuhanzi ukomeye cyane. Meddy rero akaba ari umwe mu bahanzi birumvikana nk'abanzi b'abanyarwanda barimo barashaka kwambutsa umuziki wabo ukava hano mu Rwanda ukagera ku rwego rwa Afrika ndetse no ku isi yose. Murabizi ko uyu mugabo bita Ngabo Meddy yaririmbye indirimbo bita Slowly, ikaba viral ku rwego rw'isi ku buryo bukomeye cyane, ikagera mu bihugu bitandukanye, za Mayotte, za Seychelles, za Mozambique, everywhere, ahantu hose ikahagera indirimbo y'uyu mugabo. Byatumye rero abahanzi batandukanye ku mugabane Afrika bagenda banamutekereza, baba hano mu karere bavuga bati uyu muhanzi ni bwoko ki. Murabyibuka ko yigeze kwitabira igitaramo gikomeye cya Wasafi Festival hariya mu gihugu cya Tanzania, cyarimo abahanzi bakomeye nka Wizkid ndetse na Tiwa Savage na Diamond. Uyu Meddy rero yabaye umuhanzi ukomeye. Uyu munsi cyo tugiye kugarukaho ni iyo ndirimbo n'ubundi yatumye uwo bita Rayvanny boy, uyu musore hariya mu gihugu cya Tanzania, atekereza kuri Meddy akifuza kumushyira mu ndirimbo yiwe. Uyu Rayvanny yari afite projet yo gushyira hanze extended play yiwe cyangwa se icyo bita EP kuri Saint Valentin y'umwaka w'2020. Icyo gihe yari afite indirimbo enye zirimo muri ako ka extended play yise Flowers. Yari afite indirimbo zitandukanye zirimo Vumilia, zirimo Ex Boyfriend, zirimo Tiamo, zirimo nitwa I Love You. Iyo ngiyo bita Tiamo yagombaga kuyihuriramo no bita Meddy, yewe baranayirekodinze yararangiye, indirimbo iri tayari imeze neza, ni indirimbo n'ubu ngubu muzi. Maze uwo bita Rayvanny agira gutya mbere gato ya Saint Valentin y'umwaka, ahamagara uwo bita Meddy ati ngwino dushooting, dore EP yanjye ngiye kwishyira hanze. Uwo amuha iminsi 2 ko bageze mu gihugu cya Tanzania, abura uwo bita Meddy. Nta n'umwanya uciyemo uyu Rayvanny yahise ahamagara umugabo muri Mozambique na buririmba kizomba cyane, ko Rayvanny nkuko yabitangaje ngo yifuzaga umuhanzi uririmba ziza kizomba cyangwa se tuturirimbo nyine tugiye abantu babyina begeranye. Nibyo rero byase bitera Rayvanny kwihamagarira uwo musore, akaba ari uwo bita Messiah Marco, umusore wo mu gihugu cya Mozambique w'imyaka 26, mu ndirimbo Te Amo, indirimbo irimo n'utuntu tw'Espanyol ukuntu. Nuwumva indirimbo neza uraza kumva aho uyu munyamozambique yaririmbira, uraza kumva melody z'uwo bita Meddy wari wamaze kurikodinga indirimbo. Rayvanny bimutera umujinya nyuma uko yabuze Meddy, nyine aravuga ati vuba bagiye ndahita simbuza nishyiriremo undi ibintu bitashimishije uwo bita Meddy. Bakaba bari banafitanye n'indi ndirimbo bakoze hano, bivuga ko uwo mushinga nawo ushobora kuba warahise uburizwamo indirimbo bayo barikodinge hano i Kigali kwa Medbeat. Ahangaha iyo yari indirimbo ibyinitse, bikaba bivugwa ko nayo ishobora kuba yarahise iburizwamo kubera uwo mushinga wapfuye. Ibyo ngibyo rero ni ibya Meddy, tuzakomeza no kugenda dukurikirana muri rusange. Iyi ngiyi ni Full Stop TV, niba utarakanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru aho uri hose, you already know. Nizere ko rero mukomeje kumera fresh cyane. Jewe nitwa Faustino, that's my name. Thanks, we are sign out.